Mwiriwe neza, nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku magambo makeya agendanye n'iby'iyi minsi, aho abantu rwose basigaye basa nk'ababivuyemo, ukibaza impamvu babivuyemo, ese iby'ijambo ry'Imana barabirambiwe. Niyo mpamvu uyu munsi hari iki cyigisho, mutege amatwi rero kandi nimuhuge mukuze gukurikira. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe ku magambo makeya, kuko ndabizi abenshi ntabwo bakunda gukurikirana ijambo ry'Imana. Iyo bumvishe rimaze iminota 15 batangira gutekereza ati ararangiza igihe ki, byageza ku minota 30 bakaba barambiwe, mu isaha imwe bakaba barasohotse. Iyo bigeze ku mbuga za internet ho, iyo babonye hari ijambo ry'Imana rifite iminota 40 ntabwo baba bakiryumvishe rwose. Ariko ndifuza yuko mvuga amagambo menshi mu gihe gitoya. Ahari mushaka kunyita umunyamunwa, ariko siko biri. Dukwiye gukoresha uko igihe kiri, kuko kiri kwihuta kuri bamwe, kuko isi iri kugenda igana ku musozo n'iminota tubona ko igenda yihuta, bitewe n'uko dufite byinshi byo gukora muri iyi si, bitewe n'uko abantu benshi bahugiye mu iterambere. No mu ijambo ry'Imana usanga bashaka kuri uwo mwanya, abantu bose bashaka kuri uwo mwanya mukeya, ndetse kubera ko isi dutwara byinshi ndetse dushakamo byinshi, ugasanga duha ijambo ry'Imana umwanya mukeya. Nanjye rero kuko nzi yuko ariko bimeze, ahari kugira ngo mudataruka iyi nyigisho, ndayivuga mu gihe gitoya cyane. Nk'ubashize iminota 2 ugasigaye iminota 13, ariko turaganira ku magambo make cyane. Kwizera kwawe gushingiye kuri nde? Umuntu uri kunyumva atekereze kuri iki cyigisho kivuga ngo kwizera kwanjye gushingiye kuri nde. Buri wese nabitekerezeho, abishyire mu mutima we. Ntago ndasoma byinshi, ariko turajya muri Daniel igice cyayo cya mbere. Tubona ko mu mwaka wa 3 uwo ku ngoma ya Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari yateye ubwami bw'Isiraheli, arabugota, arabutwara, arabanyaga, ajyanamo n'abayoboraga ibwami bose arabajyana. Amaze kubageza ibwami, yahisemo gutoranyamo abasore beza b'uburanga, nk'uko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 3. Ngatoranye ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi mutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami, n'ab'imfura kandi batagira inenge. Bivuze ngo umwami yatoranyije abantu beza b'abasore kugira ngo abahe kuyobora, ndetse abigishemo ibyo bya Babuloni. Kuko tuzabibona, tubona ko ubwami bwabanje gutegeka isi ni Babuloni. Ariko se byagenze gute? Bamaze kubazana rero, bari abantu benshi cyane b'abasore, nuko barabajyana ngo babahitishamo kumara igihe kinini barya ibiryo by'umwami. Uzabasha kugaragara neza kandi agahagarara yemye, kandi akagaragaza ko yafashe neza ibya Babuloni, bakamuha kuba ibwami neza ndetse akayobora. Byagenze gute rero? Bamaze gutoranya abo basore beza benshi kandi mu miryango itandukanye ya Isiraheli, barabazana. Ariko muri bo habonekamo abantu bageze muri 4 bagambiriye kutiyandurisha ibiryo by'umwami. Tekereze ko igihugu cyose cyari kirimo abasore benshi, gusa abasore 4 nibo batemeye kurya ku biryo by'umwami, kuko byabaga bifite inenge, nta yindi. Abenshi dutekereza ko hari ngo ari uko inyama zibujijwe kuribwa, wenda akaba umwami yararyaga inyama, gusa ntago ari cyo cy'ingenzi kirimo. Nuko ibyo kenshi by'ibwami bw'i Babuloni by'abapagani byabaga byaraterekeshejwe. Bivuze yuko byabaga birimo imana za gipagani. Bituma rero abo basore banga uko ari 4 banga kugira ute kubirya. Ariko hari abantu benshi mu basore bari bafashwe. Mbese kwizera kwa gushingiye kuri nde? Maze Daniel agambira mu mutima we we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Nuko abasore igihe kigeze, bemeye mu kwizera kwabo, bemeye guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, bahagarara mu bandi basore benshi bemeye kubirya, kuko bo baremeye barya ibishyimbo gusa, ariko baba beza. Imana igira ute irabagaragaza. Bivuze ko kwizera kwacu ntigushingiye ku bandi bantu benshi. Ukwizera kwawe kugomba gushingira ku wo wizera wenyine. Nubwo bamwe bari mu bigo by'amashuri ndetse insengero zimwe zikaba zifunze, mu mashuri ho baracyasenga, ariko hanze byaradogereye. Usanga amadini yarafunze, abantu babivamo. Mbese ukwizera kwabo kwari gushingiye hehe? Ukwizera kwabo kwari gushingiye mu madini cyangwa kwari gushingiye mu ijambo ry'Imana?
kwizera kwacu dukwiye kugushingira mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ari we Yesu Kristo. Ntabwo kwizera kwacu gushingiye ku rudubi rw'abantu benshi cyangwa ikivange cy'abantu benshi. Ukwizera kwawe gushingiye ku ibyo wasomye, ku byo wizeye wowe ubwawe, ni gushingiye kuri kanaka. Dukomeje rero, igice cya kabiri tuvuga ko Daniel umwami Nebukadinezari yarose inzozi. Izo nzozi asangamo igishushanyo kinini, ariko abapfumu n'abakonikoni birabananira kubisobanura. Nuko bahamagaza bagiye kubica. Daniel araza na bagenzi be barasenga, Imana ibahishurira ibigiye kuba. Ariko umwami arota ibijyanye n'igishushanyo kinini, ngo cyari kimeze nk'umuntu gifite bya bimenyetso twize nk'abadivantiste, umutwe ari zahabu, inda n'ibibero ari imiringa, igituza n'amaboko ari ifeza, gutyo bituma nawe atekereza yuko ubwami bwe noneho bugiye kuvaho, kandi bari bamaze kumusobanura yuko ubwami bwe ari zahabu. Bituma nawe akora igishushanyo cy'izahabu. Ndi kwihuta bitewe n'uko munzi ko iminota aba ari mikeya. Bitewe n'uko Daniel yari yabwiye Nebukadinezari ko ibyo yarose igishushanyo umutwe abonye ari zahabu, kandi ubwami bwe bukaba bujyanywe n'izahabu, akaba yari yamaze gusobanukirwa n'uko ubwami buzavaho, yategetse yuko noneho habazwa igishushanyo cyiza kinini cy'izahabu, kuko cyarakozwe abantu babajyana mu kibaya. Tubibona mu gice cya 3. Nebukadinezari rero amaze gukora icyo gishushanyo, nanze kujya ku bice by'icyo gishushanyo kubera ko dufite umwanya mutoya, kandi nzi neza ko muba mushaka kumva amagambo make menshi mu gihe gitoya. Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, akishyira mu kibaya, ategeka abantu bose b'abatwara, abayobozi bo mu ntara 20 Nebukadinezari yayoboraga, kandi harimo na Daniel, abazana muri icyo kibaya kugira ngo baramye icyo gishushanyo. Mutekereze yuko ahari harimo n'Abisiraheli, ndetse hakabamo abayobozi bamwe muri abo, harimo na Meshake nande na Saduraka na Abedenego. Babazana muri icyo kibaya, harimo abantu benshi, umusozi wari wuzuye. Gusa byagenze gute? Uko byagenze, imyironge yaravuze, abantu bose barubarara, gusa abagabo 4-3 basigara bagize ute? Bahagaze mu mbaga y'abantu benshi, kandi harimo abizeraga ijambo ry'Imana, ndetse bari baraturutse muri Isiraheli, barapfukamye baracyubararira, kandi bari barigishijwe iby'ijambo ry'Imana. Gusa hari bamwe bari baramaze kumenya kwizera kwabo aho gushingiye, ntibafata muri urwo ruvange rw'abantu benshi, bahitamo kwizera icyo bize kandi bemeye, ari we Yesu Kristo. Bemera kubabazwa kubera ko ari wo bari barahisemo. Mbese kwizera kwawe gushingiye kuri nde? Ni gushingiye ku bantu benshi, cyangwa ni kugashingira ku idini? Ukwizera kwawe kukwiye gushingira mu ijambo ry'Imana, ibirimo ukabikurikiza, ndetse ukizera uwo usanzemo, kandi nta wundi dusangamo ni Yesu Kristo. Igihe Abisirayeli n'abapagani bo muri Babuloni bose bari babaraye, abo bagabo 4 bo bahagaze bashikamye barwanya Satani, nuko babonaga mu itana ry'umuriro. Gusa ngo umwe yaje kureba asangamo, bazi ko banazemo 3, basangamo wa 4 yari Yesu Kristo. Bituma bamenya ngo umuntu wabarebye bati ndikonamo abantu 4, kandi twanazemo 3, ariko wa 4 ni kureba ndabona ameze nk'umwana w'Imana, kuko byari byo yari Yesu Kristo. Bivuze yuko mbese kwizera kwawe gushingiye kuri nde? Ntidukwiye gushingira ku bantu benshi, nk'uko hanga tubonye abantu 4 mu mbaga y'abantu benshi bahagaze badashikamye, kandi barwanira ukuri. Dukomeje tubona ko Daniel abo twari tumaze kubara n'Imeshaki na Abedenego, tubona ko Daniel yakomeje nawe abana n'abandi bami batandukanye, gusaza kwibagirwa n'uwitwa Berushazari. Berushazari yaramwibagiwe. Ku ngoma ya Berushazari rero, amaze kumwibagirwa, umwami bwe bwashimbuwe n'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi bakimara kujyaho rero, n'ubundi Daniel yakomeje kujya ku ngoma, yarayoboye. Nuko umutoni ku mwami Dariyo. Dariyo yayoboraga Abamedi n'Abaperesi, kuko Abamedi n'Abaperesi nibo basimbuye Babuloni. Babuloni yayobowe na Nebukadinezari, ndetse asimbuzwa n'umuhungu we Berushazari. Berushazari akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bituma haza ikiganza cyane k'Abamedi ngo napimwe nsanga udashyitse, wapimwe usanga udashyitse, bahabwa Abamedi n'Abaperesi. Muri iryo joro rero hagiye umwami witwa Dariyo. Dariyo amaze kuyobora, uyu Daniel yakunzwe n'umwami, ariko abo bayoboranaga n'umwami baramwanga, kuko yatonaga ibwami. Daniel bamwanze, bashyiraho itegeko ryo gusenga mu minsi 30, bakajya basenga umwami. Ariko umwami ntabwo yari ikigenderewe, ahubwo yari yagendewe Daniel mu gihugu cyose, kandi hari harimo Abisiraheli.
munyumve neza, mu gihugu cyose cya Babuloni cyari kiyobowe n'Abamedi n'Abaperesi, haje kubonekamo yuko bategetse yuko bagomba kumara iminsi 30 nta wundi muntu wasenga uretse Imana. Mu bafashwe kandi bavuzwe muri Bibiliya ni umuntu umwe, ni Daniel. Maze Daniel amaze gufatwa rero, bitegekwa yuko nk'uko bari byamaze gushyirwa ku nyandiko ko uwasenze Imana agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare, baramufashe bamunaga mu rwobo rw'intare, bamushyiramo intare zari zishonje, ariko ku bw'amahirwe Imana yatabara, kuko Imana ikunda abantu, yaramurinze, Imana yamutabara. Nuko Daniel aba umwe mu bahamije kwizera kwe mu mbaga ya benshi, kandi harimo abantu benshi bavugaga ko bizera iby'ijambo ry'Imana. Nuko Daniel wahagara adashikamye. No muri iki gihe kigiye kuza, abantu bavuga ko bubaha iby'ijambo ry'Imana mugiye kubona bagwa ndetse babivemo, nk'uko insengero zimwe zafunzwe, abantu bamwe bagacika intege, mu batari bakomeye n'abakomeye bagacika intege. Ni nako bigiye kugenda muri iki gihe, bigiye gukomeza, abantu bagiye kugenda bava mu byizerwa gake gake. Reka mvuge ku Badivantiste, bamwe bavuga ko bahirizaga Isabato basigaye barabiretse bitewe n'uko insengero zafunzwe. Mbese icyo gihe bizeraga abandi? Nta wundi dukwiye kwizera, ni Imana. Ni ibitekerezo byinshi bigaragaza ukuntu abantu bakwiye kwizera Imana, nta wundi muntu barebeyeho. Nk'uko tubibonye, Daniel nawe yizeye Imana ari umwe, kandi abandi bose basenze umwami aba ari ufatwa wenyine. Gusa umwami yaramukundaga kuko yabonaga ngo umwuka w'Imana murimo, bituma aza kumureba mu gitondo basanga ntabwo yapfuye, banazemo babandi bari bamugambaniye, intare zibafatira hejuru. Izo ni ingero 3 mbahaye zigaragaza gukomera ko dukwiye kwizera. Reka tugende mu cyigisho mu rwambere rw'abami n'atari rwa kabiri rw'abami, aho batubwira igitekerezo cya Eliya na Bari. Ni icyo gitekerezo utakizi? Eliya na Bari, abahanuzi 400 bose bahamyaga yuko basenga ibigirwamana cya Bari. Gusa umuntu umwe muri abo bantu niwe washatse watanze urugero rwo kwakwiye kugaragaza Imana y'ukuri, ariyo y'Imana. Ngo ibicaniro by'Uwiteka byari byarasenyutse, ibitambiro by'Uwiteka byari byarasenyutse, harimitswe Bari na Ashera. Gusa Eliya yongeye kugaragaza Imana muri icyo gihugu igihe yageraga ku musozi wa bankurikiye niba ari sinzi ukuntu bawitaga mu musozi, gusa uwo musozi niwo yagaragajemo Imana. Uwo musozi agaragaza Imana nyakuri, ariko abahanuzi ba Bari bigenda gute? Baricwa. Nyamara abahanuzi ba Bari bari benshi na Ashera, ndetse abantu bari biteguye kurwanya Eliya. Imana ikora ibitangaza, Eliya nk'umuhanuzi aragaragaza. Muri iki gihe tugiye kugaragaza itandukana, tukwiye kuba umuhanuzi w'Imana muri iki gihe gikomeye. Ndabizi abantu benshi bumva iki cyigisho, nizere ko mubitekereza neza. Abantu benshi bavuye mu by'Imana bitewe n'uko insengero zafunzwe. Kuba insengero zifunzwe nikwiye kuvuga ko tukwiye kuva mu byizerwa, dukwiye kwizera Imana. Erega iri ni ishungura. Imana ikoresha inzira nyinshi, nyamara ishungura rikaboneka. Ishungura ntabwo ari ka karengane abantu bategereje ngo nikaba ngo bamwe bazabivamo. Ishungura n'iki gihe ni ishungura, kuba insengero zifunze bamwe bakabivamo, naryo ni ishungura. Covid yaraje riba ishungura. Hari korali yarimbye indirimbo yitwa Ya Nkoko, iva ngo Covid iraza, ngo inkoko ya mbere irabitse, tuba turihakanye Imana. Niko bimeze, usanga haje akaroza gatoya cyangwa ingorane ntoya, abantu bakihakana Imana. Mu by'ukuri buri wese akwiye kwisuzuma. Reka mvuge ku banyeshuri bari mu bigo by'amashuri. Hari umwana uvuye w'abasenga yagera mu kigo cy'amashuri akabivamo. Ntibikwiye, dukwiye kugaragaza aho twizeraga. Ntabwo dukwiye kwishushanya nk'uruvu ngo duhindeke bitewe n'aho tugeze. Mu kigo cy'amashuri mureke tugaragaza Imana twizeraga. Niba ari Isabato dukurikiza, tuyigaragaze mu buryo bukwiye. Niba ari ukubaha, erega muri Yakobo igice cyayo cya 4 umurongo wa mbere avuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Iryo somo ndakeka ririmo muri Yakobo igice cyayo cya 4, muze kurindebera. Niko ndi gukoresha iminota yanjye mikeya, kuko nzi ko namwe mutabikurikira, abenshi mudakurikira icyigisho, ariko mumfashe mu birebe. Dukwiye kugaragaza uwo twizera, ndetse tukagaragaza itandukaniro mu byo twizera kandi byiza, tukabyereka abo tubana. Aho mu bigo by'amashuri dukwiye kugaragaza itandukaniro. Umudivantiste akagaragaza ko ari umudive koko ibyo yizera ko ari byo koko. Birakwiye, nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu. Twizere Yesu, nibyo mbasabiye. Murakoze, mukomeze kugira Isabato nziza n'umunsi mwiza.
Imana ibahe umugisha. Iminota yanjye 15 yarangiye kandi iki cyigisho kibahire buri wese ucyumva agikurikize. Murakoze cyane.